turabakiriye mwebwe mudukurikirana Kwezi Official, mudukurikirana umunsi ku munsi, reka tubabwire ngo ineza y'Imana ibane namwe. Hanyuma hari abari mu bihugu bitandukanye, mu ngeri zitandukanye, reka tubabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe. Akabisho mu gihugu cy'u Rwanda, reka tubabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe. Ntabwo twakwibagirwa abantu bababaye, bafite intambara, ibibazo, ibigeragezo, reka tubabwire ngo nimwihangane, haracyari imbaraga z'Imana, kandi Imana yacu iracyakora. Reka tubwire abari mu majyaruguru, mu majyepfo ndetse no mu burasirazuba ngo amahoro y'Imana abane namwe. Ngiri kuri kamera mikoro Nida Christina, turi kumwe n'umukozi w'Imana umutambyi. Hanyuma reka tumwakire ibindi abyivugire. Murakoze cyane, nishimiye kugera ku Bahetsi TV. Uwiteka Imana abaha umugisha, mwakoze kutugirira icyizere kugira tuze hano imbere y'ubwoko bw'Imana bukomeye cyane. Imana y'umwishyura ibaha umugisha, ndanezerewe. Ni Pastor Jackie barimo bareba, kandi ni ukuri Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha pasiteri. Abapasiteri tugomba kububaha, ariko n'abandi mwese murabyumva, ni ukuri uyu ni umutambyi. Hanyuma Pasiteri Jackie, muri iyi minsi hari ibintu biza bitandukanye, ariko hari abantu benshi bagiye baza ndetse bababanjirije, baza ku macane ku ma YouTube, nyuma yo bakagenda bakoza Imana isoni. Hanyuma wowe uje kuri YouTube, si ubwa mbere si n'ubwa kabiri, ariko ku Bahetsi Official nibwo bwa mbere uje. uri mu ntoki? Ngewe nje nk'umukozi w'Imana, nje nk'umuntu uzanye ubutumwa bw'amahoro, kubera ko ubutumwa tubwiriza ntabwo budukoze isoni, kandi ibintu tuvuga ntabwo ari ibyacu, ahubwo ni ibya Kristo. Kuko turamutse tuvuze ibyacu hari abantu bitafasha, ariko ibya Kristo buri gihe bihora ari bishyashya. Abo bantu uvuze akenshi hari abantu bajya baca kuri cano, ugasanga Kristo bamuvuze gakeya, bakavuga ku byabo. Ibyabo rero niyo mpamvu uyu munsi bidufasha, ariko ejo bikatugusha. Ariko ibya Kristo bihora ari bishya kandi bihora bifite ubuzima. Niyo mpamvu mbabwira yuko nzanye ubuzima, nzanye Kristo, kandi Kristo burya ni ubuzima butajya gushira. Muririmbyi yararirimbye ngo amaraso ya Yesu ntabwo azashira imbaraga. Imana itugirire neza. Imana iguhe umugisha ubwo uzanye ibya Kristo. Hanyuma abantu baduteze amatwi rero, namwe murabyiyumviye, mutere udutebe ubundi mwumve ijambo ry'Imana. Hanyuma reka tukwakire usenge Imana, hanyuma uvuge icyo Imana yakugejeje ku mutima bikabiba. Uwiteka Mana yacu, ndagushimye ndaguhimbaje, nyaguhora ku ngoma, kubwo kugera ku Bahetsi TV. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ijambo ryawe rirambwira ngo ibisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi ni bakeya. Ndagushimiye yuko data wa twese uri mu ijuru, tapifodotaya, yuko Mwami Imana mu basaruzi habonetsemo abahetsi. Izina ryawe rishimwe. Reka iyicano uyiha umugisha, reka igere kure hashoboka, reka benshi bazatanga ubuhamya kubw'iyicano, reka benshi babohoke muri aka kanya. Uri Imana igikora imirimo n'ibitangaza, kandi ngo ntabwo ujya urarikira abantu bawe ubusa. Reka umuntu wese wararitse kugira ngo aterane natwe Uwiteka, ugere mu bye, uhindure ibyanze guhinduka, ukora imirimo Uwiteka. Icyo duheje n'imbaraga mbi z'umwanzi, mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese turaritse Imana n'Umwana n'Umwuka Wera ngo batugote Uwiteka, kugira ngo ukore imirimo hagati muri twebwe, mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha, reka tuguhe ikaze, hanyuma ugire icyo ubwira abo muri uru rugo. Murakoze cyane, ndabishimiye. Imana ibaha umugisha ni ukuri, kandi Imana ibagirire neza kubwo kudukurikira ndetse no kudutega amatwi. Ubwo benshi bamaze guhaga ibya Kristo bakumva batakibikeneye, ariko Yesu yabwiye abantu ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Reka mbwira umuntu wese rero ufite ubukene muri we, akeneye kumva ijambo ry'Imana, ngo ubwami bw'Imana ni ubwe. Imana ishimwe cyane. Ngeze ku Bahetsi rero, ariko ijambo Imana yampaye ni ijambo riri muri Yobu ibice 14 umurongo wa 7 ndetse n'uwa 8. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ni ijambo nkuzaniye, ni ijambo rivuga ngo
haracyariho ibyiringiro. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Haracyariho ibyiringiro. Aleluya. Amen. Mwene data, Imana iravuze ngo haracyariho ibyiringiro. Aleluya, aleluya. Amen. Hari igihe umuntu aba yumva nta byiringiro agifite. Hari igihe umuntu aba yumva isi yaramwubamyeho. Hari igihe umuntu aba yumva byararangiye. Ariko data wa twese arambwiye ngo nkubwire ngo haracyariho ibyiringiro. Imana yacu nishimwe. Reka dusomire ijambo. Imana ishimwe, ijambo Imana itanze, ijambo ry'ubuzima. Nakubwiye ngo nkuzaniye Kristo, kandi Kristo ni ubuzima. Nshobora kukuzanira ibyanjye bikakugusha, nshobora kuva hano umuntu akakumbwira ukagwa, ariko Kristo uko yari kera n'uyu munsi niko akiri. Niyo mpamvu ambwiye ngo nkubwire ngo haracyariho ibyiringiro. Amena. Erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka, kandi kikajya kigira amashami n'ibitontome. Nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Imana yacu ishimwe. Haleluya, haleluya. Reka mbwire umuntu wese uduteze amatwi ngo haracyari ibyiringiro. Reka mbwire wowe wasenye ngo haracyariho ibyiringiro. Reka mbwire wowe wahombye ngo haracyariho ibyiringiro. Reka mbwire wowe abantu bafasheho ijambo ngo haracyariho ibyiringiro. Ndashimira Imana igirinda ibyiringiro. Imana ishimwe, ibintu byose bigasenyuka, ibintu byose bikavaho, ariko ibyiringiro bikagumaho. Ngo ibyiringiro byacu ni ibiri muri Kristo, kandi ngo ntago bijya bidukoza isoni. Imana ishimwe. Aleluya, aleluya. Hari igihe umuntu yiringira akazi kakamukoza isoni, hari igihe umuntu yiringira inshuti zikamukoza isoni, ariko kwiringira Imana ntabwo bikoze isoni. Ni ibintu bihoraho, ni ibintu bihishwe. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko Yoba avuga iri jambo, aravuga ngo uko bimeze kose haracyariho ibyiringiro. Amina. Ngo nubwo igiti cyatemwa, ngo ariko hari Imana ivuze ngo kizongera igishibuke. Hari ukuntu abantu badukurikiye bagiye batemwa. Imana ishimwe. Umuntu agatemwa, umuntu agatemwa. Imana itugirire neza. Ubukwe bugapfa ukabura temwe, urugo rigasenyuka ukabura temwe, umva ibotiki igashya ukabura temwe, umva ukagwa ukabura temwe. Reka nibutse abantu ko n'abantu baguye buriya baratemwe. Hari umuntu wari uri mu muhamagaro ariko aza kuwuvamo, uko nako ni ugutemwa, kubera ko ntabwo ari umugambi wavuye ku Mana, ni umugambi wavuye kuri Satani, kugira ngo ibyiringiro byawe birangiriraho. Ariko Imana iravuze ngo nubwo igiti cyatemwe kizongera gishibuke. Imana yacu nishimwe. Reka mbwira abadukurikiye ngo burya uwatemye igiti yabonye igiti ariko ntiyigeze abona umuzi. Imana ishimwe yuko imizi yacu iri mu Mana, ntabwo imizi yacu iri mu bantu, ntabwo iri mu mafaranga, ntabwo iri mu myaka, ntabwo iri muri kavukire. Atape fodotaya, imizi yacu iri mu Mana. Imana yacu ishimwe. Reka nguhanurire nkubwire ngo umuzi wawe uri mu Mana. Umuzi ntabwo umuroza wubona, umuzi ntabwo umunyeshyara wubona, umuzi Imana yawe niyo ufite. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Oh haleluya. Imana igiye gukora igitangaza. Imana igiye kukugarukaho. Imana igiye kukurengera, kubera ko ijambo riratubwiye ngo haracyariho ibyiringiro. Nubwo igiti cyatemwe, hari amakuru avuga ko watemwe, kandi reka nkubwire ngo impamvu bagutemye nuko wagaragaraga, nuko wari ufite aho ugeze. Ntabwo umuroza agera ubwo umuntu abona atazakomera cyangwa utamubangamiye. Impamvu Satani yagusenye nuko yabonaga hari icyo uri cyo, hari aho ugeze. Ariko ndaguhanurire, ndakubwiye ngo Imana yamuhishe imizi yawe. Imana yacu ishimwe. Duhereze Imana icyubahiro yuko Satani atajya abona imizi. Duhereze Imana icyubahiro yuko abarozi batajya babona imizi. Haleluya, haleluya. Ngo ariko iki giti kizongera gishibuke, ngo kandi ngo nubwo umuzi wasazira mu butaka, ariko ngo iyo cyumvise amazi kirongera kigashibuka nk'igiti kikiri gito. Amazi nkuzaniye n'ubuzima. Nkuzaniye Yesu ngo yinjire muri wowe. Nkuzaniye Yesu ngo yongera guha amahoro. Nkuzaniye Yesu ngo yongera gukomeze. Nkuzaniye Yesu ngo yongera yinjire mu rugo rwawe. Nkuzaniye Yesu ngo yinjire muri bizinesi. Nkuzaniye Yesu ngo yinjire mu gakiza. Akira Yesu. Haleluya. Amen. Ngo ubutayu n'ibibazo duhura nabyo, ayo mazi n'ibisubizo by'Uwiteka uradusubiza.
tukumva tuguwe neza, shimwe mwami uhimbazwe. Reka nkubwire ngo amazi ni ibisubizo by'Uwiteka, ariko ubutayu ni ibibazo duhura nabyo, ngo ariko Imana iradusubiza tukumva tuguwe neza. Imana yacu ishimwe. Reka nsoze bene data, reka nkubwire ngo akira Yesu, kubera ko agiye kongera gutuma ati pofedotayini aho ngaho hose wari waratemwe. Reka nkubwire ngo Yesu abyinjiyemo, Imana ibyinjiyemo, Imana ibyinjiyemo. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ngo iyo cyumvisha amazi, akira amazi mu izina rya Yesu. Wowe uri kubahetsa, akira amazi mu izina rya Yesu Kristo. Iyo umuntu abonye amazi arongera agakaraba gacya. Iyo umuntu abonye amazi ijambo riragaruka. Iyo umuntu abonye amazi ava ku gisasira amazeho igihe. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Hari umuntu ngiye gusengera umuntu wari waratakaje ibyiringiro. Ngiye gusengera umuntu wabonaga ibintu bye byararangiye, ariko Uwiteka Imana arambwiye ngo akira amazi, kubera yuko umuzi Imana yarawuhisha, yawuhisha abanzi bawe, yawuhisha abakuroze, yawuhisha abakurwanije. Imana iravuze ngo ugiye kongera gushibuka. Akira gushibuka mu izina rya Yesu. Reka nsengera abantu bari bakeneye gushibuka. Aho watemwe ntabwo mpazi, ariko akira gushibuka. Mana nkuru, Imana ikomeye, Imana ishobora byose, urambwiye ngo nimbwire abantu bari kubahetse yuko ibyiringiro bikiriho. Mana data, ndahanuye ngo data, aka kanya utanga ibyiringiro mu izina rya Yesu Kristo. Mu mitima haboneka ibyiringiro. Data wa twese, ndahamagara gushibuka, ndahamagara imizi yarasaziye mu butaka ngo aka kanya yumva amazi, yumva ijambo ryawe, yongere dotaye enetakidevo, yongere itohe. Mana wongere ukora umurimo, wongere ukora akazi. Uwiteka Imana data, uzuri byari bipfuye mu izina rya Yesu. Amena. Amen. Imana iguhe. Haleluya. Amen. Naki umugisha nsabiye. Imana irambwiye ngo hari abantu bahombye, ariko Imana irambwiye ngo irongera abahagurukije bundi bushya. Imana irambwiye ngo hari abantu hari umuntu wari udukurikiye ahora akuramo inda, ariko Imana irambwiye ngo ni Imana imuhaye umwana ititaye ku by'abaganga bamubwiye. Imana irambwiye ngo ni Imana data wa twese itanze ibyangombwa ku bantu bari bakeneye kujya hanze. Imana irambwira ngo nimbwire abantu ngo ibahanaguye amarira. Nabonaga abagore n'abakobwa bararize cyane badukurikiye, ariko Imana irambwiye ngo iguhanaguye amarira. Weho wadukurikiye, wa mugore wa mukobwa, Imana iguhanaguye amarira. Imana irambwira ngo kandi hari abantu bari babuze ibihe byo gusenga, ariko nabonye Imana ibacanira umuriro kubwira ijambo. Irambwira ngo itanze ibyiringiro bishya, kandi irambwira ngo itanze gushibuka. Imana ibaha umugisha. Amen. Imana iguhe umugisha pasiteri. Imana igukomereze amaboko. Hanyuma reka hari abantu baruhijwe n'intambara nguko Imana yabigutumye, bafite ibibazo n'ibigeragezo, abo bose bararuhijwe. Hari umuntu ushobora kwifuza kukuvugisha, umugira inama, umusengera, kubera ko urabizi neza ko uri n'umutambyi, abatambyi baba bakomeye. Hanyuma reka utambutse nomero yawe ya telefone kugira ngo bizabashe gusenga n'Imana. Yego, murakoze cyane. Yesu abaha umugisha. Umuntu akeneye ko dusengana yampamagara kuri 078115 27036, 078115 27036. Iba no kuri WhatsApp. Imana ibaha umugisha. Imana iguhe umugisha.